Imana yacu ishimwe cyane, bene data mudukurikiranye. Dushimye Imana iduhaye n'umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Kandi ndizera neza ko tuza gufashwa cyane cyane kuko iki cyigisho cy'uyu munsi tugiye kuganira ni icyigisho kidufasha kuba abakristo bakomeye, abakristo bahamye, abakristo bazi iyo bava n'iyo bajya. Mbere yuko dukomeza reka dusenge. Data, turagushimye kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Mpamagaye ijuru kugira ngo rimanukire kubana nanjye muri uyu mwanya, kugira ngo mwamaho mpagaze mbigikoresho nawe utangarize ubwoko bwawe ibyo wabateguriye. Ni mu izina rya Yesu senze nizeye, amen. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 12 ngere kuri 19 niho tugiye gusoma. Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 12 kugeza ku wa 19. Biravuga ngo bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezezwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo, murahirwa kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo, ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina. Nuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe? Nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka, nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Imana yacu ishimwe cyane. Turashima Imana kubwira ijambo ryiza Imana impaye. Nk'uko mubizi, turi mu bihe bigoye bikomeye, aho narimo nsenga numva Imana impaye rino jambo kugira ngo turiganireho. Irarimpishurira aho nabonye abantu benshi bari kunyura mu bibazo bikomeye, bari kunyura mu ntambara zikomeye, bari kunyura mu bigoye cyane. Muri isi irimo intambara nyinshi, isi iri mu bibazo bya korona, indwara z'ibyorezo, isi iri mu ntambara zo guharanira ubuhangange, ibihugu bikomeye, isi iri mu ntambara y'ubukungu, nta mahoro. Abantu benshi baragowe cyane. Ariyo mpamvu nzanyira ijambo rivuga ngo kwishimira mu mwami mu gihe cy'amakuba cyangwa cy'imibabaro. Igihe cy'amakuba n'imibabaro ntabwo ari ibintu bitunguranye, kuko byahozeho, abatubanjirije babinyuzemo. Iyo usomye Bibiliya dusangamo uburyo intumwa n'abahanuzi cyangwa abizera batubanjirije banyuze mu bibazo bikomeye cyane. Benshi barishwe, bicwa nabi, baratemaguwe, bakuweho impu, barabambwe, bajugunyiwe intare, abandi babatera amabuye. Ariko aba bagabo bakomeje kugira icyizere, ntibanyeganyega, ntibareka kwishimira mu mwami. Mu bibazo banyuzemo byose barahagaze kandi bagaragaza umunezero wo kwishimira mu mwami. Nk'uko nabibabwiye, ntabwo ari ibintu by'intungurano bitunguranye, kuko umwami Yesu yarabivuze. Iyo usomye igice cya 5 cya Matayo uhere ku murongo w'10 kugeza ku wa 12, yarabibwiye intumwa, arababwira ngo ubwo bazabatuka bababeshyera ibibi babamora, muzararame murebe mu ijuru. Kandi ibyo nibibageraho ntimuzumve mugushije ishyano, kuko ariko bagenje abahanuzi ba mbere.
bene data, nk'uko nabibabwiye turi mu bihe bigoye, ibihe bikomeye. Ibihugu byinshi ubukristo muri kino gihe n'ibibazo, baratotezwa, baricwa, baracibwa imitwe, abandi ntibemerewe gusenga mu mudendezo. Natwe ibyo bibazo tubirimo, kuko uyu munsi ibihe turimo ntituri guterana nk'uko bisanzwe, kubera ingorane turimo z'izi ndwara z'ibyorezo. Kuri njyewe nabyo ndabifata nk'akandi karengane, ni persecution, kuko umwanzi nta byiza, nta mudendezo atwifuriza. Ariko nanone nubwo tubinyuramo, ntabwo bigomba kuba inzitizi yo kunezererwa, yo kwishimira mu mwami wacu. Pawulo yandikira Abafilipi mu gice cya 4 umurongo wa 4, yarabandikiye ngo mwishimire mu mwami, ngo yemwe nongeye kubabwira nti mwishime. Uyu mugabo yandika runo rwandiko yari mu munyururu, yarafunzwe, ari mu munyururu, akubitwa, ariko inkoni yakubitwaga ntabwo zigeze zimubuza kwishimira mu mwami. Yanezerewe Imana, yishimiye Imana. Uyu munsi nubwo insengero zifunze, tukaba tudaterana nk'uko bikwiriye, ndagira ngo mbabwire yuko dufite umudendezo wo gusenga, dufite umudendezo wo kwishimira mu mwami. Ndimo ndavuga cyane cyane abo mu bihugu byacu, aho tutabuzwa gusenga, aho tutabuzwa gutwara Bibiliya mu ntoki, aho tutabuzwa kwicara mu nzu yawe uvuge Yesu uranguruye. Ni umudendezo, kuko hari aho bitemerwa, hari ibihugu byinshi bitemerwa yuko ubikora. Uyu munsi wa none dufite impamvu yo kwishimira mu mwami. Ariko ikibazo kiriho gikomeye nuko abantu benshi bagaragaza ubwana n'ubunebwe n'intege nke, cyane cyane mu kwitegura kugaragaza uwo mudendezo cyangwa uko gukomera kw'Imana mu buzima bwabo. Imana yacu iyo tunyuze mu bibazo, mu ntambara, mu bigeragezo, mu karengane, mu makuba, aba ari igihe cyacu cyo kugaragaza Imana twamenye. Aribwo bita kunezererwa Imana mu mibabaro, kunezererwa Imana mu mibabaro. Kuko ibyo yo tutabimenye, hari ibintu duhishwa. Umugaragu w'Imana Pawulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ibyarindamu yanjye nabibonye nk'igihombo ku bwa Kristo, ndetse mbibona nk'amase ku bw'agaciro katagira akagero, ariko gutunga Kristo. Yesu ashimwe cyane. Rero ntabwo bishoboka kunezererwa Imana mu gihe cy'imibabaro, igihe cyose utayeguriye ubuzima bwawe. Ariho mvuze ngo abantu benshi baragaragaza ubunebwe, baragaragaza gusinzira, baragaragaza intege nke. Kubera iki? Nibyo bitwa abakristo, ariko ntago bahaye Kristo ubuzima bwabo, ntago bamuhaye ubuzima, ntabwo akorera muri bo. Ikigaragaza ko Kristo akorera muri twebwe ni igihe cyose niyo tunyuze mu bibazo tugaragaza gukomera kudasanzwe, tuvuga imbaraga z'Imana. Nubwo abantu baba babona turimo dupfa, turababwira ngo twe ntago turi gupfa, ahubwo ubuzima buratangiye. Twe ntago turangiye, ubuzima buratangiye. Twe ntituri abakene, ahubwo turi abakire. Igihe abantu babona turi abatindi, kubera iki? Twebwe ntago twibona mu ishusho y'ibyo tunyuramo, ahubwo tubona Yesu muri twebwe. Haleluya. Ibyo yo nsubije amaso inyuma binyibutsa abakristo bene data. Reka tureke kujya kure ngo tujye muri Bibiliya, tuvuge ba Pawulo, tuvuge ba Petero, tuvuge ba Eliya n'aba Elisa, ba Dawidi n'abandi. Bene wacu b'Abagande bishwe na Perezida Idi Amin, ibihumbi birenga 300 by'abakristo byarishwe, banga kumanika amaboko ngo bave kuri Yesu,
baricwa. Uyu munsi turabibuka. Imana ishimwe cyane. Kwishimira mu mwami mu gihe cy'imibabaro. Ndagira ngo mbabwire imibabaro ni imwe mu migabane twahamagariwe kunyuramo. Ni imwe mu muhamagaro w'abana b'Imana. Kubabazwa, kwangwa no gutuka. Kubera iki? Nuko iyi si dukoreraho ntabwo ari iwacu, kandi ni si ibibazo, ni si y'intambara. Umukristo yararirimbye aravuga ngo njye ni umukristo, naho nanyura mu bibazo, naho igihugu cyose cyanseka, naho naba mu ntambara, turasana n'ibyaha, turasana n'abatwanga, turasana n'abaturwanya, ariko uko biri kose ntago dutakaza umunezero n'ibyishimo byacu mu mwami. Kubera iki? Tuzi ko Yesu ari umugaba wacu. Kristo ni umugaba. Ndagira ngo mu magambo make mbabwire zimwe mu mpamvu dukwiriye kunezererwa mu mwami. Impamvu zikwiye gutuma tunezererwa mu mwami mu gihe cy'imibabaro. Ntabwo nzi ibibazo uri munyuramo, ariko ibibazo uri munyuramo byose ntabwo byaba inzitizi yo kwishimira mu mwami. Ese urabizi ko Kristo ari hejuru y'ibibazo byose? Impamvu ya mbere igomba gutuma twishimira mu mwami nuko twishimira mu mwami kuko tuzi neza ko igihe tunyuze mu bibazo n'intambara, Imana ibirimo itugerageza. Imana ibirimo itugerageza. Uyu murongo wa 12 watubwiye ngo iki? Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishano. Ibibazo uri munyuramo nta shyano ryaguye iwawe. Intambara uri munyuramo nta shyano ryaguye iwawe. Ntabwo ari ukuvuga ngo hari ikindi kidasanzwe wakoze. Oya, ndagira ngo nkubwire, hari ibibazo tunyuramo, Imana irimo itugerageza. Imana itugerageza ite? Ushobora kuvuga ngo ariko se pasiteri nawe urakabya. Imana yatugerageza kubera iki? Imana igitugerageza, ikintu cya mbere, Imana itugerageza kugira ngo irebe kwizera kwacu ko ari ukwizera nyako. Kuko nk'uko nabibabwiye, hari abantu bizera ibyo babona. Hari abantu benshi muri uyu mwanya ndimo mvuga baje mu nzu y'Imana kuko bafite ibyo baje gushakamo. Hari abasore benshi twaganiriye, arambwira ngo uzi impamvu nakijijwe? Narakijijwe ko narabonyemo umukobwa. Nari nabonyemo umukobwa mwiza, mushaka mbona nta bundi buryo nzamubona, ndakizwa. Undi akakubwira ngo naraje, nanyuze ahantu numva umuntu aratanga ubuhamya ngo Imana yamugire neza imwubakira inzu, undi Imana yamuhaye business, nanjye narakijijwe kuko nshaka ngo Imana impe inzu. Uko kwizera kwawe rero ni ikinyoma, ntabwo ari ukwizera nyako. Twizera umwami ko ari umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Twizera umwami kuko yaturemye. Twizera umwami ko ari hejuru ya byose kugira ngo tubeho ubuzima bumuramye. Icya kabiri, Imana igerageza kwizera kwacu kugira ngo irebe urugero kugezeho. Irebe urugero, kuko kwizera kurakura. Paulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nkiri umwana navugaga nk'umwana, ariko maze gukura mvuga nk'umuntu mukuru. Kwizera kurakura. Igihe cyose ugendera mu ijambo ry'Imana, igihe cyose ugenda usabana n'Imana, igihe cyose ugenda usenga Imana, ugenda urushaho kuyisobanukirwa, warangiza kwizera kwawe kukazamuka. Ibyandizaga mu myaka 5 ishize, uyu munsi ntago bikindiza. Kubera iki? Hari icyo nasobanukiwe. Ugenda urushaho gusobanukirwa system y'Imana, imikorere y'Imana, imigendere y'Imana, imigenzereze y'Imana, warangiza ugashikama. Umenya neza ko igihe ushakira ikintu atari cyo gihe gikorerwamo, Imana igikorera mu gihe cyacyo. Uyu munsi cyaba kidakoretse, ukavuga ngo Imana ntiyabishatse, reka nyitegereze ejo izagikora. Imana ishimwe cyane. Imana ibitugerageza. Imana ibitugerageza. Iyo ibigeragezo cyangwa intambara cyangwa amakuba bigeze ku mukristo utari ukuri,
agira ate? Arahunga. Imana ishimwe cyane. Abakristo b'ibinyoma, abakristo babeshya, abakristo batarabukuri, y'intambara zije ubabwirwa nuko bahunga, ubabwirwa nuko basubirayo. Haleluya. Wari wanyura mu ntambara zikomeye uri kumwe n'abantu uziko mufatanyije. Abakozi b'Imana kenshi tuya tubibona ibibazo byaza mu murimo w'Imana, abo wibwiraga ko aribo bakomeye ugasanga nibo bapagane. Imana ijya yishimira rimwe na rimwe ko ibigeragezo bitubaho. Imana ijya yishimira rimwe na rimwe ko akarengane kaza, ariko ikaturinda. Muzi umugabo bita Yobu, Satani yaramusabye, Imana irabyemera, iravuga ngo Yobu ndamwizeye, kwizera kwe yarakuzi. Imana irinda ubugingo bwe, kandi cyabayeho ni ikihe? Bene data, nibyo mbabwira ngo tugomba kwishimira mu mwami mu gihe cy'amakuba. Yobu yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nzanye, nzasubira mu butaka ntacyo njyanye. Kandi mu gihe ngihumeka umutima wanjye ntacyo uzigera unshinja ko nahemukiye Imana. Nzamwiringira naho byageza kugupfa. Yanezerewe Imana, ageze ahantu bamuzengereje mu gice cya 19 umurongo wa 25, arababwira ngo mureke mbabwire, amagambo mumbwire aransonga, ariko ndagira ngo mbabwire umucunguzi wanjye ariho, umucunguzi wanjye ariho, kandi nzamubona. Ndabyiringiye, ndabyizeye umutima wanjye umazwe n'urukumbuzi. Ntabwo ndeba ku bibazo n'intambara ndimo nyuramo, ndakomeye kandi nishimiye mu mwami. Ategereza Imana, arayitegereza. Mwene data, nshuti yanjye unkurikiranye muri uyu mwanya, ibibazo uri munyuramo ntabwo mbizi, intambara uri mu Rwanda ntabwo nzizi, amakuba kugose ntabwo nyazi, mu rugo rwawe, mu kazi kawe, mu buzima bwawe, mu muryango wawe, mu gihugu cyawe, muri sosiyete urimo, ndagira ngo nkubwire ibyo ntabwo byaba inzitizi zo gutuma utishimira mu mwami, kandi ibyo ntabwo byaba inzitizi yo kutatura gukomera kw'Imana. Ndagira ngo nkubwire Imana iri hejuru yabyo, nicyo ugomba kumenya kandi nicyo ugomba gusobanukirwa, kugira ngo muri ibyo bibazo urimo ukomeze guhesha Imana icyubahiro. Icya kabiri, twishimira mu mwami mu gihe cy'amakuba, kuko tuzi neza ko dufatanya imibabaro ya Kristo. Reka mbabwire, Kristo ahamagaye intumwa yarazibwiye ngo namwe bazabarenganya, bazababeshyera, bazabagambanira. Ntabwo yigeze atubwira ngo tugiye kubaho mu mudendezo gusa. Kubera iki? Uyu mugabo yavuye mu ijuru atangiza intambara. Iyi ntambara arangije aradusigira yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Nyamara aho turimo tubwamamariza ni mu bwami bw'umwijima. Ntabwo Satani ashaka ko abantu bakizwa. Intambara rero imbere yacu zirahari. Mubyemere cyangwa ubireke, niba waremeye gukurikira Yesu, ufite umwanzi bita Satani, kandi azakugabaho ibitero, azakugabaho intambara. Rero itegure kugira ngo nizikugeraho ugaragaze kunezererwa mu mwami, umenye ko izo ntambara atari ishyano, ahubwo uri murasogongera ku muhamagaro wa Kristo, murafatanyije muri ubwo bugamba bwo kurwanya ikibi kugira ngo ibwiza bw'Imana bugaragare. Uyu murongo wa 13 watubwiye ngo ahubwo munezezwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje, ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Imana yacu ishimwe cyane. Mu ntambara urimo ntabwo uri wenyine, uri kumwe na Kristo. Iyo tunyuze muri izi ntambara, kuko Kristo yabwiye intumwa arazibwira ngo ndi kumwe namwe kugeza kumeruka. Y'intambara zitugezemo aba ari umwanya w'Imana kwigaragaza mu buzima bwacu. Uruhare rwacu rero nurwo kwatura kwizera n'ibyiringiro tumufitemo, yarangiza nawe akaza. Yaravuze ngo nimuba mu magambo yanjye, amagambo yanjye akaba muri mwe, icyo muzashaka cyose nzagikora ndi mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Y'ibibazo bitugezeho, ibigeragezo, turushaho gusobanukirwa urugamba Yesu yatsinze. Uyu munsi ntabwo ushobora kwitwa intwari igihe cyose utaratsinda urugamba.
intambara ziraza tukatura kwizera, intambara ziraza tukatura ineza y'Imana, yarangiza Yesu akamanuka muri ibyo bibazo byacu, muri izo ntambaro zacu, akabikora mu buryo tudasobanukiwe. Yamara kubikora bikatwitirirwa mu maso y'abantu, baravuga ngo kanaka ngo yarahagaze yabaye intwari, ariko watsinze ninde? Ni Kristo muri nge. Aha niho Paul yavuze ngo ntabwo ari njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri ngewe. Nta mbaraga mfite zo kwirukana abadayimoni, nta mbaraga mfite zo gutatanya abanzi, ariko yanatuye imbaraga za Kristo, abandwanya barahunga. Yaravuze ngo abakurwanya uzabashaka ubabure, ururimi rukuburanya ruzatsindwa, intwaro bacuriye kukumarisha ntacyo zizageraho. Imana ishimwe cyane. Bene data, ndagira ngo mbabwire, mu rugamba murimo ntago muri mwenyine. Nezererwa mu mwami Kristo akore. Erega Kristo icyo ashaka ni ukwatura ibyiringiro umufitemo, wari uruhande rwawe ngo akwereke uko abigenza. Aha niho umuririmbyi yavuze ngo sinzi uko ubigenza, ntabwo nzi nuko ubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Iyo ibibazo bije, Kristo aba ashaka kwigaragaza. Ndagira ngo nkubwire, Kristo aba ashaka kukujyana ku rundi rwego. Kristo aba ashaka kuguhesha icyubahiro. Iyo abantu baturenganya, si uko batwanga, ahubwo nuko baba banze Yesu wamenye. Mu buryo igeragezwa rigera kuba Kristo, nuko Imana ibishaka kugaragaza ko ari Imana y'amasezerano mu buzima bwabo. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo akarengane ni ikimenyetso cy'uko cyangwa igihamya cy'uko agakiza kari muri twebwe. Ushobora guhimbaza Imana bitewe no kumenya yuko uri mu ntambara, uri mu bibazo, uri mu rugamba rwo kugira ngo Kristo arusheho kumenyekana. Yesu ashimwe cyane. Ubu uri musangira na Kristo. Kristo yaduhamagariye gusangira nawe umubabaro wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Nta kindi yakubitiwe kugira ngo abantu benshi bakizwe, yakubitiwe kugira ngo abantu benshi bamenye Imana. Yesu ashimwe cyane. Nuko yitanze, nawe arashaka ngo witange. Yaravuze ngo yitange. Iyo usomye urwandiko rwa Yohana igice cya 3:16 ngo uko Kristo yatwitangiye niko natwe tugomba kwitanga kugira ngo abantu benshi babashe kumenya Kristo. Icyo nshaka kukubwira hano rero, twishimira mu mwami mu gihe cy'amakuba, kuko tuzi ko dufatanyije nawe. Niba ari umwanzi w'ikibi, nawe uri umwanzi w'ikibi. Ababi ntimuzakundana, ibibi ntibizakwemera. Kubera iki? Kubera ko wahisemo gukurikira Kristo. Cya gatatu, twishimira mu mwami mu makuba, kuko tuba tuzi neza ko Imana iri kumwe natwe. Imana iba iri kumwe natwe. Umurongo wa 14 biravuga ngo ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo, murahirwa kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Mu gitabo cya Yesaya igice cya 40 igice cya 40 igice cya 40 mu murongo wa 27. Igice cya 40 umurongo wa 27 biravuga ngo yewe Yakobo Isiraheli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye?
kandi ibyanjye Imana yarabyirengagije. Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'imperuka z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ntabwo irambirwa, ntabwo ijya isinzira, ntabwo igihunikira. Twishimira mu mwami kuko tuzi ko Imana ibiri kumwe natwe. Imana ibiri kumwe natwe mu byo dukora byose. Imana ibiri kumwe natwe aho tujya hose. Niyo mpamvu uyu murongo wa 14 utubwiye ngo ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana aba ari kuri twe. Ni ukuvuga mu bundi buryo Imana ibiri kumwe natwe. Mu makuba n'akarengane Imana ibiri hafi yabo, igihe urengana kubw'izina rya Kristo. Ntabwo Imana yagusiga. Zaburi yaranditse, umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo ntabwo ibasha guhunikira, ntabwo ibasha gusinzira, kuko isinziriye twashira. Ibi twasamiye ni byinshi, ibiturwanya ni byinshi, n'izi ndwara z'ibyorezo ziriho. Ese kuba wowe ukiriho wagize ngo nuko ufite ubwirinzi budasanzwe? N'uburinzi bw'Imana, n'ubuntu bw'Imana. Imana iracyakubereye maso. Ndagira ngo nkubwire mwene data, ufite impamvu yo kwishimira mu mwami. Ni ukubera iki? Nuko Kristo ari kumwe natwe. Imana ibiri kumwe natwe, kandi n'ihirwe rikomeye kubera ko umwuka wo kwera kw'Imana uba uri muri wowe. Ugomba kwishima, ugomba kwishimira isezerano ryayo. Iracyakomeye, kuko isezerano ry'Imana riracyakomeye ku buzima bwawe. Ntabwo Imana irarireka. Imana ntabwo irarireka. Irimo irabwira Yakobo ngo uravuga ngo Uwiteka arantaye, ntabwo yaguta. Yaravuze ngo nzabana namwe, nzagendana namwe, nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Imana iracyari kumwe nawe. Ndagira ngo nkubwire, wikangwa na situation urimo unyuramo. Birashoboka ko uyu munsi ubabaye udafite ibyo uha abana bawe. Birashoboka ko uyu munsi ubabaye udafite uwo ukureberera. Birashoboka ko uyu munsi nta mirimo ufite. Birashoboka ko uyu munsi wabuze n'uburyo ukodesha inzu yo kubamo. Ndagira ngo nkubwire, imbaraga z'Imana ziracyari ku buzima bwawe. Ziracyari ku buzima bwawe. Zaburi iratubwira ngo Uwiteka ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Naho wanyura mu rupfu, naho wanyura mu ntambara, naho wanyura mu bibazo. Narimo mbabwira abakristo b'Abagande bishwe ibihumbi birenga 300 bahorwa Kristo, ariko barahamya bavuga gukomera kw'Imana. Haleluya. Tugomba kwishima kuko turi mu nzira y'abatubanjirije. Uru ni rwo rugamba banyuzemo. Abatubanjirije bararenganye, ariko bamenya ko bari kumwe n'Imana kugira ngo twebwe uyu munsi tube dufite agakiza. Ba Paulo baratemaguwe, abandi barabambwa, abandi baricwa, kugira ngo uyu munsi tube dufite agakiza. Reka nkubwire inshuti yanjye, ibyo uri munyuramo, haranira kuba intwari, haranira kwishimira Imana, kugira ngo ubere urugero, urubyaro ruzagukurikira, bazagufatiraho urugero rwo kwizera, bazagufatiraho urugero rwo kugendana n'Imana. Reka gucibwa intege n'intambara urimo. Wowe uyu munsi uri ifumbire y'urubyaro ruzakurikiraho, kugira ngo ruhagarare mu mwami neza nk'uko Imana ibishaka. Haranira kuba intwari y'urubyaro ruzagukurikira. Haranira kuba intwari y'urubyaro ruzagukurikira. Ndagira ngo nkubwire, nta muntu uzakizwa n'ibyo utunze. Nta muntu uzakizwa n'amashuri wize. Nta muntu uzakizwa n'urwego ruriho rukomeye, cyangwa titre yawe na position yawe. Nyamara urubyaro rwawe, umuryango wawe n'abazagukurikira bazakizwa nuko wahagaze mu mwami neza, ukishimira muri we no mu gihe cy'ibibazo n'igihe cy'amakuba wanyuzemo. Abantu bazakumva, abantu kuko tuzi neza ko hari igihe tunyura mu bibazo Imana ishaka kutugerageza.
tugomba kwishimira mu mwami kuko tuba tuzi neza ko dusangira imibabaro na Kristo. Tugomba kwishimira mu mwami mu gihe cy'amakuba n'ibibazo n'ibigeragezo n'itotezwa kuko tuba tuzi neza ngo Uwiteka ari kumwe natwe. Niba Uwiteka ari kumwe natwe, ababisha bacu ntacyo bazadutwara, kandi tuzasoza uru rugendo neza. Nkwibutsa ngo urimo uranyura mu ntambara, urimo uranyura mu bibazo, urarwaye, abana bawe ntibiga, wabuze ubukode, wabuze uko ubigenza, hindukiza amaso yawe mu mwami, umwizere, umwiringire, ntabwo ajya akoza isoni aba mwizeye bose. Reka dusenge Imana. Uwiteka Nyiringabo, Imana yo kwizerwa, turagushimira ko ibyo wavuze n'akanwa kawe wivugiye ngo nta n'inyuguti zavaho, ahubwo ijuru n'isi byazingwa, ariko ijambo ryawe rikaguma rihamye. Abaryizeye nka Petero baravuze ngo ntago bashobora kwiyumanganya, banyuze mu ntambara zikomeye ntibiyumanganya. Ndasengeye umuntu nkurikiranye, Mwami Imana, ibyishimo byo muri wowe, ibibazo arimo anyuramo ntibibitware, ahubwo uko arushaho kujya imbere, uko arushaho guhura n'intambara, arushaho kugaragaza ibyiringiro n'umunezero afite muri wowe, kuko uri Imana itajya ikoza isoni abayikunda. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kuri uwo kwizerwa ibihe byose, kandi utajya ukoza isoni abana bawe. Uru rugamba barimo banyuramo bazarurangiza, ibibazo barimo banyuramo bazabisohokamo, ntabwo bizabica, ahubwo biramarebera ubuhamya, birabajyana ku rundi rwego. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana urakoze, Mana urakoze. Urakoze Mwami, urakoze kumuhaye imbaraga uyu mumama, urakoze kumuhaye imbaraga uyu mupapa, urakoze kumuhaye imbaraga uyu musore n'inkumi. Mu izina rya Yesu, hari ubuzima uhinduye, hari amateka uhinduye, hari urwego bajyanyemo, hari ahantu basohoye. Mu izina rya Yesu, urakoze, icyubahiro cyose kibi cyawe none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, amahoro y'Imana abane.